Bimwe mu bintu bidasanzwe bifitiwe amatsiko kandi byifuzwa na buri wese no kuzabona u Rwanda mu myaka 20 iri imbere, no kuvuga 2050, aho ibintu byinshi bizaba bikontororwa bikorwa mu buryo bw'igitangaza, amayobera adasanzwe yo gutumika akazi nk'akareme nako nk'agahanze, ikoranabuhanga ridasanzwe, ubwikorezi bwo mu kirere bukomatanyije n'indege zidasanzwe, zimwe zizaba zikora nka drone zikontororwa na artificial intelligence cyangwa se AI, aho gutega indege ku muturage bizaba bimeze nko gutega bisi kuri ubu, aho umuturage wese azaba afite telefone ya smartphone, kandi buri rugo ruzaba rufite amazi meza n'umuriro, aho iby'ingendo n'ubwikorezi bizaba byarakemutse kuko hazaba hari imihanda yo mu kirere izahuza intara zose ndetse n'umujyi wa Kigali. Iyi mihanda izajya igendwamo na drone zidasanzwe zizaba zikoresha ikoranabuhanga ry'igitangaza rya AI. Izi ndege nta bapilote zizaba zikeneye kuko zizajya zitwara abantu bitewe n'aho buri umwe agiye, aho ubuzima buzaba bugizwe n'ikoranabuhanga gusa, aho umuturage azajya ahaha atavuye iwe mu rugo. Icyo bizajya bimusaba ni amaguru azaba aguruka ku muvuduko wa 6G cyangwa se 7G, ubwo na internet izaba idasanzwe izaba igezweho. Nk'ibyo bidahagije, umuhinzi wese azaba afite ubumenyi buhagije mu gukoresha AI mu buhinzi. Birumvikana ko umusaruro w'ubuhinzi uzaba uri ku kigero gishimishije. Naho mu burezi, umwana wese ubumenyi bwe buzaba buri ku rwego mpuzamahanga, aho buri mwana kuva muri primaire kuzamura azaba afite imashini ye bwite. Kandi nanone nk'ibyo bidahagije, u Rwanda 2050 ruzaba rufite imitamenwa y'amazu y'amayetaje adasanzwe, inyubako za leta, ibigo mpuzamahanga ndetse n'ibindi bitangaza bizagira Kigali nka Dubai, Singapore n'ahandi hadasanzwe kuri iyi si ya rurema. Mu muvuduko wa internet uzaba ugezweho icyo gihe, niwo ngiye gukoresha nkubwira ibintu bidasanzwe bishobora kuzagerwaho mu Rwanda 2050. Kanda subscribe utazajya ucikwa n'ibiganiro n'ibyegeranyo byiza mbagezaho. Ibi bategurira nkanabibagezaho ni Jade. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye. Ikaze mu ruziga ruzengitiranyije bidasanzwe bizagerwaho mu Rwanda 2050. Mwaka wa 2050 aho umuturage w'u Rwanda azaba ari ku rwego rwo hejuru. 20 iri imbere bihera ku byo tumaze no kugeraho. Nabize ko twatangiye intego kuva ku bihumbi bibiri ubwabyo bigeza kuri 2020. Ibyo twarabirangije, ndetse twabirangije dusanga tugeze ku rwego rutari rubi. Navuga nk'aho twifuzaga kugera, twageze nko kuri 85%. Ntabwo ari bibi ugereranyije ko, nk'uko nabivuze mbere, ntabwo ibintu byose umuntu aba yifuza cyangwa akora n'ibyo ateze mu byo akora byuzuza 100%, ariko iyo ugeze aho ngaho kuri uru rwego uba wakoze neza. Rero mu myaka iri imbere n'ibyo bigereranyo, ikigereranyo cy'ubukungu, navuga ko turi mu nzira nziza. Icyo bisaba rero ni Abanyarwanda ubwabo, uko bakomeza kumva, uko bakomeza gukora, abana bato uko bakomeza kwiga. Duhere ku ikoranabuhanga mu baturage na serivisi za online, aho ikoranabuhanga by'umwihariko mu mikoreshereze yaryo izaba ari kimwe mu bice by'ingenzi mu baturage. Kandi hazaba harashyizweho ikoranabuhanga ryo kwihuza kwa buri muturage na digital ID imwe rukumbi, aho Abanyarwanda bose bazaba bafite indangamuntu y'ikoranabuhanga, izaba ifite microchips cyangwa se imprimante ntoya, izaba iri mu mubiri w'umuntu, izahuzwa n'imirimo yose nk'ubuvuzi, amashuri, imisoro, itumanaho na konti za banki ndetse n'imyirondoro yabo yose. Kandi hazaba hari super app y'igihugu, One Rwanda app, no kuvuga serivisi zose za leta n'abikorera zizaba zihuriye kuri application imwe. Urugero nko gusaba pasiporo, kwishyura amashuri y'abana, kugura umuriro ndetse no gutumiza imiti, aho ibi byose bizakorerwa mu kiganza cyawe 2050. Kandi hazaba hari ikoranabuhanga rya AI Government Assistant, ni uburyo abaturage bazajya bavugana n'abajyanama b'ubwenge bukorano AI, aba bazajya bavugana mu Kinyarwanda. Iri koranabuhanga kandi rizibanda ku muturage ku giti cye, rizamufasha kubona amakuru cyangwa serivisi yihuse. Kandi hazaba harashyizweho uburyo bwa blockchain, aho amakuru yose y'abaturage nk'ay'ubutaka, ibyangombwa, imisoro n'ubucuruzi
azaba acungiye kuri blockchain bizarinda ruswa, ibinyoma cyangwa kwibwa. Ikoranabuhanga rya 6G cyangwa se 7G ubwo ni internet izaba yihuta cyane, izabafasha kubigeraho. Abana baziga ICT n'ubumenyi ngiro guhera ku rwego rw'ibanze kugira ngo buri wese azaba azi gukoresha serivisi zose za online. Kandi ngo leta izahagarika ikoreshwa rya cash burundu, amafaranga yose azanyura mu buryo bwa e-wallet cyangwa se crypto ya leta. Ikoranabuhanga rizubaka ku bufatanye bwa leta, amasosiyete y'itumanaho na banki kugira ngo serivisi zizagere kuri bose. Aha kandi abantu bose bazaba bafite microchips mu mubiri wabo izabahuza n'imikorere na serivisi zo mu gihugu. Nk'ibyo bidahagije, hazaba hari na service hubs za hologram, aho abaturage bazajya bavugana n'abakozi ba leta bitabasabye kubasanga mu biro. Amatora yose azaba akorwa muri smartphone cyangwa se mu gikoresho cya AI cya muntu. Aha kandi ngo serivisi zo kwa muganga zigera kuri 80% zose zizatangirwa online. Abaturage benshi bazajya bakira ubuvuzi biciye muri AI medical system, ntibajye kwa muganga keretse habaye ikibazo gikomeye cyane. Buri muturage wese azaba afite kopi y'ikoranabuhanga ye yitwa digital twin, izafasha leta gukurikirana imibereho ye, ubuzima, imisoro, ubucuruzi mu buryo bwihuse kandi budasaba ibiro byinshi. Ngayo nguko iryo ni ryo koranabuhanga mu baturage na serivisi za online bizaba byaragezweho 2050. Irindi koranabuhanga twifuje kubagezaho rizaba rigezweho mu mwaka 2050 ni ikoranabuhanga ryo mu ngendo z'imodoka n'indege zo mu kirere. Aha mureke tubigendemo neza, duhere ku kuntu bizaba bimeze ku modoka mu mwaka 2050. Aho imodoka zose zizaba zikoresha amashanyarazi cyangwa ingufu zisubira, solar, hydrogen fuel cells. Aha kandi hazaba hari uburyo bwa self-driving cars, aho imodoka zizajya zitwara abantu zidafite abashoferi, zizaba zisanzwe mu mihanda ya Kigali no hagati y'imijyi yunganira Kigali. Aha kandi ngo smart roads zizaba zifite sensor izazihuza n'imodoka, zizashyiraho amakuru y'umuvuduko w'ikirere n'umutekano w'umuhanda. Tumwe mu dushya tuzaba turanga izi modoka, hazaba hari car sharing fleets. Aha ngo abantu ntibazajya bagura imodoka zabo, ahubwo ngo bazajya bifashisha imodoka rusange. Aha kandi ngo mu ngendo z'ubuhahiranire hagati y'imijyi nka Kigali, Musanze cyangwa Kigali, Huye, imodoka ziguruka zizaba zisanzwe. Ikindi ni uko imodoka rusange, bisi na tagisi zizajya zitwara abagenzi nta bashoferi. Imihanda izaba ishobora kongera amashanyarazi mu modoka igihe igenda, aribyo bita wireless charging lanes. Aha ngo hazashyirwamo network za station charging mu gihugu hose, ndetse no gushyiraho amategeko mashya yo kugenzura imodoka na AI, gukoresha ingufu zisubira 100% kugira ngo ingendo zose zizagende ku murongo umwe. Aha ingufu zisubira ngo zizaba zikoreshwa 100% kugira ngo ingendo zose zizagende ku murongo mu buryo bwo gukontororwa na artificial intelligence. Byose tugere ku ndege n'ikoranabuhanga mu bwikorezi mu Rwanda 2050. Indege z'amashanyarazi cyangwa hydrogen zizaba zarasimbuye zidufite z'amavuta. Short distance drone zizajya zitwara abantu cyangwa imizigo mu buryo bworoshye hagati y'imijyi. Smart Kigali International Airport izaba ifite AI ikurikirana ingendo, umutekano ndetse n'itumanaho ryihuta cyane. Babwiye tumwe mu dushya tudasanzwe tuzaba tugezweho mu bwikorezi bw'indege muri icyo gihe. Duhere kuri air taxi za drone zizaba zitwara abantu bake cyane, hagati y'abantu 2 n'abantu 4. Ibi bizakorwa mu buryo bwihuse hagati y'imijyi. Hari kandi vertical take off and landing VTOL planes, indege nto zizaba zidakeneye ikibuga kirekire, zizajya zihagurukira nko mu mijyi cyangwa hagati. Akandi hazaba hari self piloted planes, indege nini zizaba zifite autopilot y'ubwenge bw'ubukorano. Aba pilote bazaba ari abagenzuzi gusa. Akandi hazaba hari hologram boarding, aho abagenzi bazajya binjira mu ndege bakoresheje biometric ID. Iyi ni isura, intoki cyangwa se chip implement. Nta tike cyangwa passport yanditse izaba igikoreshwa. Twakoreshaga umuvuduko uzaba ugezweho icyo gihe. Tuzabagezaho igice cya kabiri, dore ko imishinga kankari 2050 ihari. Nibyo rwose, icyo usabwa ni ukutwereka urukundo, ukajya muri comment ukandika uti dushaka igice cya kabiri. Njye wabagezaga iki kiganiro ni JD. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicokumbuye. Dusubira mu yindi video.